ngubaze waretse kwangiza utwana tw'utunyarwanda gushaje ndakwiyamye ndakwiyamye wanjije reka ngubaze utwana niba wagenda okay ndaga mu byayese tuvugisha ukuri nzovu ndafite imyaka 58 tugambye wowe warambye kugira ngo umenye imyaka uraje mwana nawe ndakwiyamye wa mukecuru ndakwiyamye wampiriwe ndakwiyamye wa kinyogotewe ndakwiyamye wasegawe ndakwiyamye tetwa yego nateswe ceceka yego ndi kubyumva ariko uriya mwana mufeho mureke nibera ubuzima bwe nuwawe uramubyaye nzovu uri sekuru nako sekuruza iyo ubaye menya ko ukuze sekuru uri sekurume ajyabwo ni serume cyaje cyane abanyirarume w'umumama ku mumama bamaze ku mugore ni nyirarume abari nyirasenge ku mugabo akaba nyirarume okay nzovu ubaha wiyubahishe wa mukecuru ubaye mama Sandrine subutu ubaye Sandrine uriya mwana w'umukobwa uri kubesha ngo uri kubangura akunda angana na Sandrine wawe funga ariko byo ntabwo besha ndago mbesha ariko mbabarangana we na mama Sandrine nako ngo na mama Sandrine nakora kano kanda kihore kihore nzovu ino cyane inyuma uko areba mwereke inyuma urwaye bwita ngo iki ubona uburwayi bw'uruhu njyewe uzimamvu se oya amavuta agenda agasizaho yakira oya uzimamvu se nzaga guhuje usigaho turebe uzimamvu se nta mugore ngira nta vitamine no kukibona uje urajya imbuto reka kurya ibintu byo kwicisha inzoga ufata imbuto ufata imboga ufata amagi ibyo ndungamubiri ndabyubona ngo urugunywa inzoga kandi inzoga indungamubiri mwenda cyaka kumarira nzovu indungamubiri se ngiye inzoga nzima nukuba ngo ukeneye umugore mwiza umeze nka Tereza ariko nagarinje wo kugutekera imboga wo kugutekera imbuto wo kugutegurira amata igihe utagiye mu kabari ukanywa amata ukanywa igikoma cya sosoma ukanywa ukarya amagi ukarya imbuto ukarya n'imboga then ururuhu ibi biterwa no kuba utabona indungamubiri zihagije hano rukoramo vitamini E iboneka mu biki se vitamini E cyangwa n'inzoga na nugari yaso niwo ndi kumwakoze ikibazo umva sime uri kuvuga ni wa wundi wari uyoboye ikiganiro cyagiye waje kumfasha wa wundi w'imitsatsi witonda wa muhungu wize kaminuza wigeze kwatakira hano wize kaminuza nawe wasindanye si nawe wadukameye cyagiye wagiye kungorera indi ntabwo uza muhungu wigeze kuza hano aranamuze ejo bundi uza kungorera ku nganji ndaga ariwe wadukameye uri kumwita umugabo wanje simeho niwe mwamwe nzoga mwasinze ntabwo ariwe ariko isizo nzoga niye yira yari filime bakataha akando yira ari filime ndi kwishinza ku mubosi turi kwishinza ku mubosi ntabwo nari nasinze asa ndavuga ujye umenya ko abantu bose batana mu bwenge mwihorere Tereza ashatse kumubara mu nturi kumbe afite ubwenge n'imyumvire biri hejuru uyu nguse cyaje washatse kumugera muri stade uzi ngo bonye ngo turaguye intama kumbe iyo nisega uri bine yagukubita imikaka mu gikana isega ni imbwa y'ishyamba nyine mu makare mureke twikorere Tereza hanyuma nzovu uri kumureba wabonye ko ya presence umugore we mwari muzi ngo nuwo ariko bira bintu biri serious nk'umuntu ureba bugufi cyangwa ukanareba kuri cyarimwe bira bintu babikumugisha wowe ako nzovu reka ngubaze waretse kwangiza utwana tw'utunyarwanda gushaje ndakwiyamye wanjije reka ngubaze utwana niba wagenda okay ndaga mu byayese tuvugisha ukuri nzovu ndafite imyaka 58 tugambye wowe warambye kugira ngo umenye uraje gufatira mwana nawe ndakwiyamye wa mukecuru ndakwiyamye wampiriwe ndakwiyamye wa kinyogotewe ndakwiyamye wasegawe ndakwiyamye tetwa yego nateswe ceceka yego ndi kubyumva ariko uriya mwana mufeho mureke nibera ubuzima bwe nuwawe uramubyaye nzovu uri sekuru nako sekuruza iyo ubaye menya ko ukuze sekuru uri sekurume ajyabwo ni serume cyaje cyane abanyirarume w'umumama ku mumama bamaze ku mugore ni nyirarume abari nyirasenge ku mugabo akaba nyirarume okay nzovu ubaha wiyubahishe wa mukecuru ubaye mama Sandrine subutu ubaye Sandrine uriya mwana w'umukobwa uri kubesha ngo uri kubangura akunda angana na Sandrine wawe funga ariko byo ntabwo besha ndago mbesha ariko mbabarangana we na mama Sandrine nako ngo na mama Sandrine nakora kano kanda kihore urwanwa rwakuze winkora ku munwa winsuzugura oya ndago nari ngusuzuguye nagira ngo ukuri kihorere
Ndakuyamye ariko nyiramye Ndakuyamye. ibyo ndi kukubwira gare mazi ya macafu ndakuyamye n'abandi muri comment amagambo ndabizi ko amagambo yabaye amagambo ihane kare Nihane se, hari ibyaho nsanganye, uvuye kuri umugiye kuwundi ndavu wagiranye nawe ufite ibyaha nawe yarakugeze nuko asanze uri umunyabwenge ese nje ntabwo ndi ku rwego rwo niko namubwiye yego narabivuze mustari bikise andusha izina Nzovu mwasheze na sha usibye bira wambara bya bimeze nk'iby'igiturage Zavure uzakora ikiganiro wenyine nanjye nkwanjye te ikiganiro kizareba reka twemera ko ndusha izina sibyo akwase kugira izina utiyubaha byo bimaze iki ngende yuba ntago meze nkawe niba wava kuri Delphine ukaja kuri Nduza ngo Esita ukava kuri Esita ukaja kuri Nduza mukuru we ukava kuri mukuru ukaja ku mwana w'imyaka w'umuanda we ariko umwana wamukuye he ufite ikibazo gikomeye ahubwo ufite ikibazo harakabido umwana none washamana harakabido nabonye ngabona ndazi no kuvuga wasinze nago nari nasinze iri filime ya he nase n'ugambere ubonye ngina filime nasinze nukuvuga ngo umukinnyi wa filime content yose cyangwa se role yose baguhaye uba ugomba kuba seriye ukayikina nakinnye nasinze kandi ngina nakinnye ndi indaya ngina nanasinze n'undi usanzwe uri indaya usanzwe unywa inzoga sindi indaya wese ndago nje ndi indaya nundi munsi bigerageje kumugira indaya yakwanze nige waragerageje warananiye wowe waragerageje birakunaniye wanjanye muri stade nkanguriye ngo naza Heineken we uyu no mustari mugenzi wanje yarabisabye se Nzovu wanjye yari wowe afite gahunda nashaka kukwinjiza kuko hari ngewe nyuma yabo wari umfite iye gahunda wowe wageze kuri stade nkugura inzovu uragotomera nyine nzubiza wari umfite iye gahunda nashaka ko dutahana ariko wowe kubera we uri dutahana bigenda gute kubera ko ndinjije ukomeze ujya aho za rwamani mbari ahubwo kubera umubyigano w'abantu yari inturi ahubwo uri induri yabuze inzira imucyura induri ni wowe bitamubura gutyo oya agenda gasuzanya urapanze kora nawe yabyivuga kandi nawe abyivugiye no mu kiganiro twatana uyu si umukecuru nitunganye imyaka cyakoze njewe birumvikana da ariko sura mwana wamureka Nzovu tumugarukeho umwana we uriya mwana ngana na Pamela wanje wamureka wenyine wamureka wenyine uriya mwana wanze gukora insigingiri angana nuriye umwana wanje ndagari insigingira arya neza anywa neza yiga neza agiye kudefanda ndanagutumiye gihe kikutakize ngemera kumbwa ngo ari mu bitaro oya yarakize ni kera mvibige mu bitabo turi kwa mani kera buri yakubwiye kera turi kwa mani oya yararwaye yarimo gusoma ivanjiri oya kudefanda ku cyumweru za defanda uzaze unasome n'agacupa uzaze usome n'agacupa sibyo ni umwana urimo kurangiza Gardienne nabo basigaye badefanda ni muri Gardienne n'ubundi bakambara nk'abantu barangije kaminuza yego n'ubundi ni muri Gardienne oya arangije muri Gardienne azadefanda bizanabera rimwe n'umunsi we w'amavuko wo kuzuza imyaka 5 ndakwinginze uzaze ndagutumiye nze kugutuma inzoga nzigurira none se ko ngutumiye mu birori basi ntuzajye ufata nk'ibihumbi 100 uti ndagutwereye basi ndamutere courage azinge n'amashuri asigaye nashaka atange ni ikikuri ku mutima nushaka utange n'akamasa tukaragire kaje kavama akanyana kaje kavama amata abantu bashaka gukira vuba bakabangwa abana ndago ngutumiye ngubwira ngo muzaze kugotomera gusa iyo mwana Nzovu bimutera courage umwana nzamugurira ibipurizo mugure bombo agenda singenze agenda abandi bana yatumiye Nzovu urakoze rwose ahubwo tuzashaka abasaza bagenzi bawe mwambara amakoti n'ingofero umugende uramwuzukuru wawe rero nundi wenza kujyana nundi usanzwe uvugira inka uzavugire n'uriya mwana ndumva abaterangunga barabonetse we yewe barabonetse akimwe ntabwo ari ritoragurano rimaze mu ntoki ego Nzovu uzamutumire ndagutumiye nawe uzamutumire nanasese shanaza batagiye mu runana tuzaza Nzovu no yarakaye umujinya Nzovu nukuri Nzovu karibu pe Tereza karame Nzovu intoki hano inyuma uko areba mwereke inyuma urwego bwita nguki ubu ni uburwayi bw'uruhu ngewe uzi impamvu se oya amavuta agenda agasizaho yakira oya uzi impamvu se nzaga guhuje usigaho turebe uzi impamvu se nta mugore ngira nta vitamine no kukibona uje urajya imbuto reka kurya ibintu byo kwicisha inzoga ufata imbuto ufata imboga ufata amagi ibyo ndungamubiri ndabyubona guheruka unywa inzoga kandi inzoga indungamubiri imwe ndashaka kumarira Nzovu indungamubiri se ngiye inzoga nzima nukuvuga ngo ukeneye umugore mwiza umeze nka Tereza ariko nagarinje wo kugutekera imboga wo kugutekera imbuto wo kugutegurira amata igihe utagiye mu kabari ukanywa amata
ukanywa igikoma cya sosoma, ukanywa ukarya amagi, ukarya imbuto, ukarya n'imboga. Then uru ruhu ibi biterwa no kuba utabona indungamubiri zihagije. Hano ukuramo vitamini E. Iboneka mu biki se vitamini E? Vitamini E. Iboneka mu biki? Muri sudire. Iboneka muri sosoma. Oya, iboneka mu bijanye n'imboga rata. Imboga za dodo. Ariko tere igisheke kiboneka mu kihe cyiciro cy'indyo yuzuye, tuvuga indyo yuzuye, igisheke bakibara muke mu binyampeke. Ni ibishyimbo se, n'imyumbati. Mu binyesukari. Mu binyesukari. Ziboneka mu kihe cyiciro? Urabona kiri mu bintu, urabona igisheke kivamo isukari, kiba mu bintu by'isukari nyine. Isukari iboneka mu kihe cyiciro? Tugira ibitera imbaraga, birinda indwara n'ibyubaka umubiri. Buriya akenshi ibitera imbaraga haba harimo isukari, cyane cyane nk'ibijumba wumvamo. Buri kijumba igisheke kiboneka mu bitera imbaraga rata. Ikijumba ko ndibuka hari ikipe yajyaga ikina kera z'amakomine, iyo abakinnyi bamaraga kwangiza umupira, perezida wabo yabaguriraga ibisheke bagahekenya. Buriya nimba se bagira isukari cyane ngo bwari ubushobozi bw'icyo gihe. Ni ekipe se? Ni z'amakomine. Urabona nibwo bushobozi. Urabona ikiza cy'isukari hari icyo imarira umubiri. Ubona umukinnyi hari ibyo aba yatakaje, amazi, ibiki, igisheke hari icyo kimumarira rero. Okay, tere mbwira nibura ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, nibura ibihe by'ingenzi ni ibihe? Igihe cya mbere cy'ingenzi ni igihe uvuye muri tuwarete. Ugomba gukaraba amazi meza n'isabune. Igihe uvuye ku rugendo utiriwe mu rugo, ugomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Yego. Uzi bibiri gusa? Ni byinshi. Okay, mukomeza ibyo byinshi byo nshaka. Unabyutse. Ugomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Mwunganire wowe? Akenshi nawe ikindi ngiye naba nzi, buriya nimba umubyeyi agiye guha umwana ibere, yakagombye kubanza gukaraba intoki, kuko buriya akaboko k'umubyeyi gafata ku ibere, kuko adakarabye intoki ashobora kwanduza uriya mwana nk'inzoka. Yego, akarwara inzoka n'amacinya. Iki nanone abantu iyo bagiye kurya bakagombye nabo gukaraba mbere y'uko barya. Nubwo waba urisha ifoke, hari aho nonse tuvugisha uko nubwo warisha ifoke watetse inyama iri ku igufwa igihe ukoresha intoki, biba ngombwa rero ko ubanza gukaraba. Reka mbafashe mbunganira. Ibyo mwavuze nibyo ndabyemera byose. Yego. Ariko ikintu wibagiwe, ugiye gutegura amafunguro, ese siko nabyo nyine kuba uzi neza ko wakarabye intoki n'amazi meza n'isabune. Ugiye kugaburira umwana, ugiye kurya, umaze gutunganya umwana yitumye, byose niko kuva kuri tuwarete ibyo byo birahura. Ushobora kuba utavuye yowe. Nose si waba watunganije umwana nawe uba umeze nk'uvuye. Hari ikindi cy'ingenzi mutavuze tugomba kukiganira. Gukaraba intoki ni kwishi. Iyo abantu bavuye no gushyingura ari byo bita gukaraba. Nabo barakaraba n'isabune. Baba bari gukaraba uwo muntu. Nose ariko nabwo barakaraba. Niba ari biheruka gukaraba ryari? Muri ubwo buryo. Yamatse gukaraba nagiye gushyingura umuntu rusororo. Nibwo mperuka gukaraba intoki, twita tuniya cyatunywa agafata n'amazi. Utabese umuntu amaze guhuza urwuya. Guhuza urwuya. Nabivuze babyutse. Hari ibyo. Navugaga burya. Hari n'ibyo bita kwitabaza. Kwitabaza inzego ariko. Cyo kwitabaza abavandimwe. Ushobora kwitabaza abavandimwe. Neze siko kuva yego. Nyine ndumva urumva bikwiye kuko kuba umuntu amaze guhuza urwuya agakaraba intoki. Buriya gukaraba kuri kwishi. Ntabatereza buri segonda barakaraba iyo avuye kuri tuwarete, arakaraba kugira ngo atandura amafegisiyo. Niyo ngiye guha umwana icyo kurya nabyo ndakaraba. Okay, Nzovu, iyo bavuze ngo uriya muntu ashaje nabi, uwo muntu bivuga byagenze bite? Uriya muntu ashaje nabi ni wa muntu ugeze muri ya myaka y'ubukure, yanduranya, agira ati asaba uwo yimye. Niyo mpamvu rero buriya umuntu agomba no kwiteganyiriza, atazasaza nabi. Enda ibaze Manase enda twari inshuti, Manase rimwe aza kumbwira ati Nzovu cyangwa Nzovu wangurije ibihumbi nka 50, ngiye nkabimwima, ariko igihe maze gusaza nkazajya gute Manase nanjye nkagiye cyo mwaka.
kandi nibyo bavuga ngo uriya muntu. Urugero hari umuntu waba uzwi akaba yarashaje nabi mubazwa ariko mubazwe ashaje nabi akaba ari gusaza nabi cyangwa se arashaje nabi. hari umukino arinzi umukinnyi yakiye mu makipe anyuranye ariko agiye gusaza twakubitaniraga i Nyamirambo arimo gusaba icupa ariko sibe ko ntibuka izina ryiwe. uwo muntu arazwi rwose sinangwa yarashaje se cyangwa ari wenda yarakuze umupira umaze erega buriya niyo mpamvu umupira w'iki gihe usigaye urimo amafaranga. ndakura amakudapfa mu gandi magambo tere wowe hari umuntu ndango mihoraho ibyo avuze nibyo kuba utarazigamye wowe ugasaza wandura kwizigama ni byinshi. ndango mihoraho wowe hari umuntu uzi washaje nabi. ndamuzi pe n'inzovu inzovu ashaje nabi abashaje nabi inzovu ashaje nabi arongura abana ruta ushaka gushaka umukobwa ubyaye inshuro zirindwi tubicamo reka twerekane mu zacu ndebe ukuntu usha amafaranga wanjijwe. ushaje wanduranya ukunda abakobwa bakiri abana ushaje nabi ukunda abana mutanga wanjijwe njye nashaje neza kunda umuntu nganje ukuze nibura urusha imyaka mike ureka gukunda umuntu urusha imyaka 30 arimo kugenda uzi ko mwana w'umukobwa umurusha imyaka 30 nzovu burabyandiye umukobwa uramuzi burabyandiye shabura ndabyanga nuwawe nuwawe kima kwanga ngo mbaye icyo nzafata ngo ko gishaje none se wambwiye ko nguze nakwemera kere gufuhiramo rato wambwiye ko nguze kuki atari nje ufata ugafata umwana w'imyaka 10 n'ingana afite 19 ariko kangubaze mana wewe mwana w'umukobwa wowe watinyuka kumutereta nuko utangana na nzovu wowe watinyuka kumutereta yo kumugira umugore. Okay, tubare ko yenda urugero imani babarende bizanabeho tubare ko utari kumwenda na mama w'abana yego uriya mwana w'umukobwa ungana ko ramutereta nzapfa ntikwiyeho kubinyangamugaye. yego rwose niyo mpamvu udafashaje nabi nkeneye urugo uragasazira ubusa nk'igisobane kungana n'amaraso yinjije iranyataka ngo umwana nuriya mwana wawe uri mu bitaro nigeze ntereta ni iki cyane nuriya mwana ugiye kudefanda Nongera kuvuga ibitaro yararwaye iryinyo byarakize ni by'igihe gito ariko nanone ko muganga uzi ko bivura ariko yararwaye iryinyo yararwaye iryinyo arwaye n'akantu hano dutekereza ko kashobora kuzazamo kanseri iryinyo nyaryinyo yego iryinyo risanzwe ako oya ni mukuru bira ishirongi bavura nimba ishirongi nimba ari ariko kari gangayikishije naka kahano ariko barapimye basanga katazavamo kanseri umwana mu bantu kigali cyangwa yego nje bwo nabakure y'umwana wanje kuna kwemera nico kijumba nanga ibijumba ariko ubwo naje ngura agafungo k'ibihumbi 500 ibijumba kikari bigura make wanga ibijumba kandi warabivutse banza wumve narabihaze naje mbigura kajya kimwe ngagikindi ariko tukararana tukaba cyangwa akazi k'ijumba akamva n'icyuya canje byabaye ngombwa ko ubw'umwana nabikora ariko kubw'ingeso sinabikora mani izana bindinde byabaye ngombwa kubw'umwana wanje nabikora ariko ndabyo nakora kubera ko Imana yangiriye neza. Nzovu uzi ko Tereza kuva yagera i Kigali imyaka hamaze atarakubagana gute mu bijyanye no guhuza urwuya nyece bikoze hafi nka miliyoni nabwo waramfashe yagera i Kigali zirafata zigiye kubijana itasara iyo zibaye ijana ngo bura barasara ngo fanta zigiye kubijana kandi byo vuga izina rya Yesu mu izina rya Yesu ntabwo arakubagana batandukanye uyu mwana ntabwo arakubagana name of Jesus uwo mwana wamubyaye kumwuka wamubyaye nko Bikira Mariya yabyaye Yesu Kristo arakubona kuva yagera i Kigali Kigali agahotere nimba bikoze Imana iguhana ya irikumbanira ikizimana ko ari inyembabazi ko yicaye ku ndebe y'imbabazi ninde yakubwiye ko Imana ihanira umuntu ikamuhaniraho yamubwiye n'undi muntu mwabikoze muvuge sio ko nashaka muvuge Mana we mongorere shaoya namuvuge aryo muntu nuko nzikona kwangiza izina rye ndawe ibire byaje mantere oya buretse namuvuge ihanganise iminota namuvuge nukuri namuvuge ariko nanjye byari ni ibintu numvise by'amagambo boye ubwo nyine yashatse kunzanye nkuko nawe wanzanye ngo nari nakwemere ngo kukupfa musa kandi atari uyu munsi ndagiye kuyakana gukinira filime n'uwo bita Mishu nayo yakinyeyo modanizo nese ibyo babura kutubeshera gwase ko Mishu yamubeshiye nje babura kumbeshera ibyo ntago ari byo rwose sha nari ngata byaravuzwe oya rwose byaravuzwe ese ibivugwa byose bari ukuri Nzovu ibivugwa byose bari ukuri ko mvuze ngo wandagaye ngushaje wandagaye ni ukuri yese nge ndandagaye nyine nawe byibaza muri iki gihugu amafaranga yemembwa sinajya musi 300 bya buri yari ndabizi yarihe ndabizi pe yarihe ngo avuze nyine ngo urahembwa ng'amaziki ari
kutazana mama Sandrine ngo mwibere hamwe akaramata kari wowe wakubyariye abana kari wo muri nge nzagushimira ko yabitinye se ko mbwe ngo nazanye twerekane mumu ariyo mfite nayo afite ahaha bimarira iki koko mwana wa mama bimarira iki koko mwana wa mama okay ntacyo reka dusoreza urakoze bye bye turakunda wowe